cyane kumenya niba umukobwa agushishikariye bya nyabyo cyangwa se ari kukuzirika ku kagozi gusa. Biba bimeze nk'aho umunsi umwe ahuha umwuka ushyushye, undi munsi agahuha umwuka ukonje. Ese ni gute ubasha kumenya niba koko uyu ari we mukobwa ushaka kugerana nawe kure cyane cyangwa se arimo kugutakariza igihe? Hano ngufitiye ibitekerezo nakugiraho inama yo gutekerezaho kugira ngo nawe witegereze kondisiyo urimo nonaha. Ndi Ancestor Ignace, urisanga muri iyi video y'uyu munsi. Ikintu cya mbere, umukobwa mukundana muri kumwe afata igihe cye gihagije kugira ngo abashe kugusubiza. Okay, ndabyumva hari ubwo ntacyo bitwaye kukuba wenda wamvugisha ukererewe kubera ko uhuze cyane, kubera gahunda z'umunsi zagufashe wenda harimo n'akazi, ku buryo binakunda kubaho akaba yamara n'amasaha menshi bigenda uko nguko nyine umukobwa, hakaba nubwo ahubwo anasoma message zawe muri ibyo bihe ntanazisubize wenda. Wa musore we rero hano iyo bimeze gutyo, mbere yo guhita wanzura ufata umwanzuro ko wenda uwo mukobwa atakwiyumvamo cyangwa se atagushaka, njye ntekereza ko itegeko rya mbere ryo gukurikiza ari amasaha 24. Niba amasaha 24 wandikiye umukunzi wawe cyangwa se ukamuvugisha mu buryo bwose umubwira ibyo ushaka kuvuga byose, bishobora kuvuga ko uwo mukobwa adashishikajwe nawe. Abakobwa bashobora guhuga, bibaho cyane pe, akaba afite ibintu byinshi byo gukora, ariko ndagira ngo unyizere akibona akanya nyuma yo guhuguka, iyo agukunda ahita ashaka uburyo bwo gusoma ubutumwa bwawe cyangwa se kuguhamagara igihe wari kuba wamubuze, kugira ngo akumenyeshe ko wamubuze atari ku bushake bwe. Bityo rero niba byarenze amasaha 24, uwo mukunzi wawe ukaba utaramwumva ngo akuvugishe, amahirwe menshi nuko utamushishikaje. Ibi ngibi bikubaho ku mukunzi wawe, kanda kuri like hano hasi na subscribe kugira ngo nkubwire n'ibindi. Ikintu cya kabiri, niba mupanga gahunda buri gihe umukobwa akazisubika kandi ibyo ngibyo bikagenda byisubiramo, ubundi iki ni ikimenyetso simusiga wagakwiriye guhanga ijisho cyane. Mugapanga wenda ko kuwa mbere muzajya gutembera mugasangira, ariko ku munota wa nyuma kuri uwo mugoroba cyangwa se izo saha akakubwira ngo hari indi mpamvu ngo yavutse. Kuwa gatatu kongera ukabimusaba akabyemera, amasaha yajya kugera hakaza indi mpamvu ituma mudahura. Bityo rero niba ushobora guhuza ukabona ko gahunda zose upangana n'uwo mukunzi wawe igihe kigera uwo mukunzi wawe bikarangira atabonetse, amahirwe menshi nuko ashobora kuba atagushishikariye rwose. Ibi ndimo kubivuga kubera ko aramutse agushishikariye bya nyabyo arashyuha cyane. Ni wa mukobwa ushyuha cyane kugira ngo mubonane, kandi ntabwo yahora ahuze buri gihe. Bityo ndagira ngo unyizere, ndabizi niba ari uko nguko bimeze byaba byiza ugiye kwishakira undi muntu uzakubonera igihe. Ikintu cya gatatu, umukobwa mukundana akwita inshuti. Akwita inshuti. Ibaze umaze igihe kinini uri guteretana n'umukobwa, mwembi bisa nkaho umubano wanyu umeze neza rwose pe, ariko mu buryo butunguranye akaba uwo mukobwa yitwara mu buryo nawe udasobanukiwe. Mwaba wenda mwatembereye cyangwa se mwasohotse, akakwerekana ku nshuti ze. Wowe ubizi neza ko murimo guteretana mukundana, ariko akabwira inshuti ze ko ngo uri inshuti ye. Nyizera, umukobwa niba avuze ngo uri inshuti ye uba uri inshuti ye. Umubano mufitanye ntabwo ugeze ku rwego wowe ubitekerezamo ngo murakundana. Ikintu cya kane, umukobwa akunda kukubwira ngo ko ngo atiteguye, mbese nko mu buryo bwo kukubwira ko atari tayari urukundo rwo guteretana bya nyabyo ngo bibe biri seriye, ngo arashaka ko ngo muba inshuti, ngo murebe ngo ibyo bintu murimo ngo n'urukundo rwanyu murimo ngo aho bizagana. Mwizere uwo mukobwa navuga gutyo. Iyo ntabwo ari challenge yo kugerageza ngo utsindire umutima we. Byaba byiza amagambo ye uyakiriye neza, warangiza ukishakira umuntu uzajya mu rukundo rwawe rwa nyarwo kubera ko urukwiriye. Icya gatanu, ni wowe iteka uhagurutse ikiganiro. Okay, ndabizi hari abakobwa bamwe na bamwe batinya gutangira ibiganiro n'abasore niyo baba bakundana, kugira ngo abo bakobwa nyine bagaragaze ko ngo batataye umutwe, mbese bagaragaze ko atatereye uwo musore cyane umutwe byo kumusarira,
cyangwa se ngo umukobwa adashaka ko wowe ubona ko ari we uhora ahamagara buri gihe, ari we wandika nyine, ngo batagaragara kuri wowe nk'aho uwo mukobwa yataye umutwe. Ariko nyamara niba ku mpamvu zimwe na zimwe umukunzi wawe atajya atangiza ikiganiro mu buryo bugaragara ngo wowe ube wajya muri chat muganira nk'umukunzi, haba kuri WhatsApp cyangwa se urebe inshuro muhamagarana ngo ubone ari we watangiye, amahirwe akaba ari wowe buri gihe uvuga halo, igitondo cyiza, waramutse gute, wariye, kandi buri gihe akaba ari wowe ubitangiza, my brother, wasanga uri gutakaza igihe cyawe. Uwo mukobwa ntabwo agukunda, genda ushaka umukobwa ukwiriye agaciro kawe. Hano ibingibi ndimo kukubwira ndagira ngo ubyizere neza, cyangwa se ubanze unasuzume. Ikintu cya gatandatu, iyo uteye intambwe ijya mbere umukobwa mukundana aguca amazi. Reka ibingibi mbigusobanurire muri ubu buryo. Reka tuvuge nk'uburyo ushobora kubwira umukunzi wawe wenda uburyo ari mwiza, ukamubwira ngo uri mwiza, uri beautiful, uri icyuki nyine umutakagiza mu buzima busanzwe, akabihindura umwanda. Cyangwa se wenda washaka kumubwira uburyo ushaka ko urukundo rwanyu mwarushyira ku rundi rwego, umukobwa akagusekera mu maso. Abakobwa bamwe na bamwe ntabwo baba bashaka kurasa ku ntego, kubera ko biyumva nkaho nibaramuka barashe ku ntego baraba bagiye kwangiriza ibyiyumviro byawe kubera ibyo akubwiye. Icyo rero bakora ni uguca amazi igitekerezo cyawe, ubuta nyine igitekerezo ubuvuze utanzeho, cyangwa se ntihagire uburemere igitekerezo cyawe bagiha, gutyo gusa kugira ngo byibura anagaragaze ko hari ikintu kibaye. Niba ibyo bikubaho wa musore we, bitekerezeho neza, nurangiza wikomereza ubuzima. Ntabwo uwo mukobwa umushishikaje, ntabwo agushishikariye. Ikintu cya karindwi, umukobwa akurya sini kandi ntagire icyo abikoraho nyuma yo kukurya sini. Ugasanga umukobwa mukundana afite ingeso yo gusoma message yawe, yarangiza akayirya sini nkaho ibyo bidahagije, mu gihe gikurikiyeho ntanaze ngo wenda agire icyo akwandikira, noneho ibyo akabigira ingeso ihoraho. Gaya, nkuko nabivuze ngitangira hejuru, twese bijya bitubaho guhuga pe. Ugasanga wenda na message urayisomye by'impanuka, akazi kagutwaye ukabura uko wahita uyisubiza. Ariko ibyo bikarenga umunsi ukarenga, umukobwa agataha nimugoroba akisuganya, akicara ku buriri, agafata telefone, akareba televiziyo, akagira ibiki n'ibiki byose, bikarangira bwije bugacya atagusubisha, bukongera bugacya. Ikintu kintangaje ahubwo wa musore we, ni uburyo ushobora kuba ukiri mu rukundo nk'urwo ngurwo uri kumwe n'umukobwa nk'uwo nguwo. Ahubwo iki cyakabaye ikimenyetso simusiga wasanga mu nkoranyamagambo y'abakobwa kigaragaza ko umukobwa adashishikajwe nawe. Ibingibi wakabaye ubireba n'amaso yawe. Ibingibi wa musore we, mbikubwiye kubera ko abasore benshi mbona hano hanze muba mutanafite n'amakuru y'ubusobanuro bw'ibintu birimo kubabaho mu rukundo, cyangwa se igihe mwageze mu rukundo. Bityo ngewe uba wabibonye, mbagira ngo mureke gutakaza igihe cyanyu ku bakobwa batabashishikariye na gatoya. Bityo niba umukobwa mukundana akora ibi bintu byose nkubwiye, Ancestor Ignace ngenda kubwiye nti uwo mukobwa mureke ushakisha umuntu ukwiriye igihe cyawe. Bityo no kugira ngo tutazanaburana, reba hano hasi ukande kuri subscribe, ntiwibagirwe no gukanda ku ibuto ya like ahangaha kugira ngo n'iyindi video nzazana uzayibone bitakugoye.